iherezo iyo herezo yaje iyo herezo yaje yo ariko bazishimira umwana w'umuntu avume Esther nije wishuke Esther nije wishuke umwana w'umuntu avumwe bro umwana afite ikintu bita deep umutima uraremerewe papa inyana y'imbwa y'umuroko ibintu ukoreye uyu mwana ntabwo ari byiza bro ahangaho ushobora kumva uyu mwana uyu mukobwa niwe mbabaje ariko uzi guspendinga amafaranga warakunze umuntu ukajya ukamanuka ikigaruka ukamukoresha ubukwe iyi mbwa barayirongoye bro bamwuriza indege atarigeze yurira Jaguar naho tugarutse Eva ni igisasu kirimbuzi ntabwo Eva wamuva mu ntoki nanjye Eva ntabwo yampa ngo nanjye ntabwo Eva wamwima Eva ntiwamuca mu nzara wowe kimbu ntabwo Eva muramuzi cyangwa muramwumva Eva ndikurira ariko dore famille bro ndebereye imbwa y'umuhungu bro reka nkubizwa abagabo bakunda iki ndebera vraiment see the beautiful family nukuri kw'Imana ndebera ibyishimo biri muri aya maso uyu mutima aravuga ngo Nyirasafari afite akabaho nta mabuno dutegereje nde bivumu muramu wa Nyirasafari ugiye kuduha ubuhamya mutapinge screen ako Godfather reka nkubaza nta kintu mbaza waya bareka banze nkubaze bivumu mu gihe ataravuga agahinda abagabo babaye shipped nyine bakavanwa muri Afrika bakazana babana na kuri akazi ntago wigeze wumva umugabo ari kuririmba shyiramo ya ndirimbo ntabwo nyifite yimena narayigwaye nayo wamaye nayo gusojya aje kuyimpa bro abagabo agahinda babana nako babaye shift agera hano urumva bamushipinze bro akaba umukozi wo mu rugo shareka tubyiyorere reka nicecekere nta kindi arenzaho reka minuti okay teta we ukurikiriye inkuru urumva ndi mu makosa wenda ngereka mbwire pe uwo mugore arambabaje ariko nanone uwo mugore azi gufata umwanzuro nabikunze byo kwita divorce uwo mugabo kuko guca inyuma si ikintu cyiza nanone Eva si mushyigikiye abe na gato uko nanone kugenda ukajya gukora ibintu n'umugabo uri Mariya ibintu biragukurikira uko byagenda kose kauma irakuzira ariko nanone uwo mugabo umva uwo mugabo wundi ni cita ahubwo ubwo si na Eva wenyine baryamanye rwose utagira ngo nuko ahubwo Eva ariwe bafashe gusa kumva rero ubwo na Eva nawe nagende ngo yicare yumve ngo afite umuntu wose umuntu the moment umuntu yavuye mu rugo rwakakuzaho da easily azava no mu rwawe ajye mu rundi so nta numwe nshyigikiye uwo mugore gusa wenyine ufite agahinda nyine Imana imworohereze ni ibyo ngibyo yo ndatema abantu muzamuke okay bivumu wagarutse ariko se iri shano ngo ni bivumu nyakuvumwa wafungura mike ukavuga batanga mike bati fungura mike dore ngo request yayo yifungure kandaho gatema ubutanga ntuza yawe wowe ngura byumva jewe rwose mva n'ubunge nabyegereje umutima ikimbabaje cyane n'uyu mwana w'umukobwa arababaye nk'undi wese nawe bimubayeho ibyamubayeho n'undi wese bimubayeho yababara ibyo yababara n'umwana arababaye uwabyumva yasha araremerewe naho ibyabariya ari Eva ari umugabo bose cyetse wabatwika bose ni babi Eva n'uyu mugabo kiretse nyine ubabaje n'uyu mwana w'umukobwa wenyine
naho bari bombi Kagatema kari kurira. mani birababaje bino bintu. Gatema ararize. Gatema urijijwe niki? Yo. Bivumo wagarutse. Girl, ngwino hano. Yo. Gatema ararize. Sande zamuka. Sande vayo. Fifi manuka. Ntabwo ngiye nshaka abantu baza abantu bavuge mukabyagira no hejuru mutavuga. Amwiriza Gatema. Gatema arahogoye. Ariko se mwakoze kuri iyo goro mugakorwa mu ndamwe. Eva, njyewe nta kintu ngushinja. Niba wabonye uramutipe ugasanga mwari musanzwe muziranye, dore umwana yageze muri Amerika arya magido itamara ibitama. Ijigo ribijigo. Urabibona? Urumva ngo yumve yuko nawe yababaza abandi. Tujye ku mugabo. Namwe ubwanya abakobwa muravuga ngo umugabo ngo mumwereke icyo ashaka kureba. Pe umugabo ndabyumva nawe afite amakosa ariko wayamukuriyemo neva. Wayamukuriyemo ni Eva wamusanze aho yarari n'igitamba mbuga. ngenda cyari kukumva muteza urumva ni Eva wayamukuriyemo. ajya aho umugabo yarari. Urumva ajya aho umugabo yarari. Gatema ubizi ute? Umugabo yagiye aho Eva yarari. Nta bushobozi na buke afite bwo gukorora umuntu. Reka nsubize mu maboko muceceka tubazi nk'abantu ngo bagira intege nkeya. Umugabo icyo umweretse nicyo asanga. None kuki mujya kwesa amasajari si ukugira ngo abagabo babarebe kugira mu bakurure. So niba uzajya gukoresha iyo sajari kugira ngo umugabo akurebe bafite uzakura kuko nicyo wamweretse. Eva afite amakosa. Umugabo nawe yahita umugabo ugiye munenga nuko yahimutse agatuma umugore we bari bameranye neza. Oya baburetse mbanze mbanze nsubize Kim reka nkubwire rero nimba wishyirishaho umusatsi ukambara rinete ukajya kwifata utuvideo twose because ushaka attention y'abagabo ntago ari ko abakobwa mbivugiye kuba bikora kuko nibo baburetse babikoreye. Uhereye kuri surgery yanjye niki nge nabikoze kwa ko umubiri wanjye wambagaye ntago ari purpose yuko ari abagabo. So nimba wowe ugetinga attention nimba kugira ngo hejuru nabana wabikora ari mwiza kukubwira ntago abakobwa bose ate ibintu byose bakora ari ukubera abagabo nukugira duse neza twite wowe nimba ariyo purpose yawe nawe kuganira n'umuntu wagize ukazana akantu kasajyari gukoza ibintu by'ubugabo. Yewe namakinga urugero muhaye urugero niba nanagumukomerekeje ariko Eva ari mu makosa. Eva ari mu makosa ntago byankomeretsa ntago Eva ari mu makosa. Eva ari mu makosa. Eva niwe yarabonye umugabo byonyine namwe nibyo Eva baramutse babatwaye. Eva irya bana ntago aretse nk'abari waburi kurira. Nta mugabo bajya batwara umugabo ari exactly kandi Kim rwose abashaka attention y'abagabo ikigaragara atwe dufite amafaranga yo kwishyura ibintu dushaka sweetheart ntago dufite amafaranga yo kwishyura abagabo. Attention n'abagabo nakaba gushyigikira Eva nyishaka nakaba ndi gushyigikira Eva ariko niba muba mudashoboye kubaka mujye mureka ababishoboye bubake mu mahoro yabo. Kim Okay, mucecete gatoya. Uburetse gato mu mahungu mwitinga mic yawe. Bivumo uranyumva fungura mic yawe. Bivumo mwitingura mic yawe. Fungura mic yawe. Urabona aba bagore di. Bivumo. Bivumo uranyumva. Bivumo uri kunyumva? Ndahumiwe wa. Eva ndagusuhuje ndi kukubona. Eva niba warabirira mutima ukumva ryoshye waramaze. Urumva? cyane pe. Njyewe kugeza amasaha muri iyi kese uri kumva?
umuntu mbabaje kurusha abandi ni umuntu bita Nyirasafari gusa uriya mwana namubonye numva agize impuhwe kandi ndakasa mutwe Nyirasafari abona guhaye ijambo funga mic yawe thank you mutinga ndakubarangura mutinga Eva twumvikane kugira ngo Eva ave muri Michigan yerekere muri Maine muzi urugendo ruhari muzi ukuntu ari harehare ntabwo apfuye kubikora uyu mutipe yaragigiye turi kumwe uyu mugabo tugaruke ko ari umukozi w'Imana akora mu rusengero ari umuramyi acuranga kitare ari ahimbaza Imana uyu mugabo ni ikiwerewere Eva she's troublemaker ndatanga ijambo ku bantu bose baraza gutanga pointi zabo nkuko muri kubivuga mutapinge screen uyu mugabo muramu we nugiye kuduhereza inkuru nyamukuru muramu wande wa Nyirasafari bro mukoreshe umutima nama ndashaka kugira ngo mwese mujye kuri side ya Nyirasafari namwe mwumve bro niyo mwaba uyu mwana yafashe udufaranga twe twose yakoreye afata iyambere ajya muri Afrika gushipinga ubu bwangati amakosa na yaka kagabo ese nije unshuke nije ntabwo bishwe ryaje atangaye uyu nije wari postinze uyu ni umugore w'inzungu wa mbere jewe ndageze mu mugore wiwe sinzi ibyo bipapuro bambaye nasinye ariya mu rukiko ariko uyu ni umugore wiwe w'isezerano uyu ni umugore wiwe ugiye kumuzi umwana ari kwibaza ngo sinzi impamvu bampaye ibipapuro ngo mbisinye mu rukiko ko ndi umugore wa nzungu kandi umugore wari aha ngaha mwumva agahinda arira uyu ni umugore wiwe niwe first love wiwe niwe karamata naho jewe ni Tombe Nyirasafari Tombe ndoro nareba umuntu bita Eva nanjye nkavuga Eva niyo nafite abagore batanu ntabwo nakwima c'est vrai sire n'ukuri kw'Imana bivumu manuka kamanuka inyongero wanze kuvuga nongera uzamuye izo mbariga zawe ndakuzamura nyuma Modifani wabuze aho hera agira inama aba diaspora bajya gushipinga ntabwo ngewe niyo bagira inama mujye mubaza tubarongorera she umuntu bamwita Chanel uranyumva yego ndakumva amakuru urayafite kuri ibi bintu ariko nanjye nkurikije nyine uko bimeze ntago narenganya ntago nabarenganya bo nta makuru ufite no sense undi muntu nyandikira uvuge ngo mfite amakuru cyangwa ari cyo biziho turacyakeneye kumva amakuru kanehere teta gift wasanga zanshipinga azagushipinga gutware se agutware Nyarugenge teta wazanshipinga azagushipinga gutware murebe ukuntu no mugabo atukishije Eva aramutukishije pe amutukishije ariko ndebera kano kagabo gafite ariko kano kagabo gashobora kuba gafite n'imbaraga yarahamagaritse abona ibintu biri hanze n'ibiki wanda yawe wafunze mike yawe wowe ari mu biki ngirishyano ni kwa gushita we funga mike nk'iki gihe ntarwo kizibyo turi kuvuga urumva ko ari umuroko reba ariko Eva ko nari mwiza Gadiva kubaryo tukabagora kuninda waretse nkagira icyo mvuga Yusra thank you sha thank you for the gift yeah ko ndasetse imbavu zirandeye nyamara uriya muntu yari afite igitekerezo witwa nde Gihozo zamura izo mbaraga nkuzamure sheri
Ni Muhoza ni Gihozo. Uriya mupapa yabuze network cyangwa arwana no gufungura mic yaratangiye neza. Bamuhamagaye baramubuza ariko uzabanyamurenge wowe. Buriya bamurabuye nanjye nabiketse. Kabebe uranyumva? Yego ndakumva. Uherereye he? Ndi muri Canada muri Ottawa. Bimeze bite kandi niba naza? Kipa, thank you. Ufite umugabo? Wapi? Agateta ndagusomye. Uzasambana mbere yuko ushaka. Manze nkurebe. Amakuru yawe, wowe n'amakuru yawe ufite? Oya nje nayo mfite ariko Eva ndamuzi. Aha, umuzi. Ndashaka kuvuga. Uramuzi? Tubwira ukuntu uzi Eva. Ariko Eva actually nziranye na murumuna nayo kurusha Eva. Ntutubwire inkuru y'igiswa kuko iyo twarayirambiwe. Oya yo nje ntago ariyo nje kuvuga. Ahubwo nje kubabaza ikintu kimwe. Hari ukuntu twese twifata tukajajinga abantu. Ariko tutazi reason iri behind y'ibyo bintu. Amavi mabi koko komeza. Ntabwo twari twamenya impamvu yaba yaratumye Nzungu atandukana n'umugore akajya kwa Eva. Nkuko umuntu yabivuze, gushipingwa cyangwa gushipinga ntabwo ari ibintu byoroshye, sibyo? Hari igihe uza ukazukana n'umuntu umukunze, ariko byaterwa n'ukuntu agufata kuko azi ko niwe wakuzanye, agahora nyine agushyiraho ryaterabwoba ry'uko icyo wakora cyose yagusubiza muri Afurika kuko akenshi aba banafite uburenganzira. So hari igihe rero umugabo adashobora kwihanganira ibyo bintu. Ntabwo ndi gushyigikira ngo Eva ibintu yakoze birakwiye kuko nk'umukobwa cyangwa se nk'umuntu nanjye uzaba umugore ntabwo nakwifuza ko bansenyera. Ariko nanone before yuko tujajinga umuntu ari we wese, twabanza tukamenya ese ni iki cyatumye uwo mugore atumugore kuko actually umugore we ni mwiza. Yenda uretse ko Eva ni umukobwa usobanutse wo mu mujyi uzi guslayinga, ariko uriya mwana w'umukobwa ni mwiza pe. Rero ntago nge nakwifata ngo nge hariya ngo njajinga umuntu tutazi reason. Wowe rero hagatanga uri hehe uri? Nge ikintu navuga ni kimwe, uruhande magazeho n'urunguru. Nuko mbere ko twese tujajinga, ahubwo dushaka amakuru tumenye reason iri behind yo gusenyuka kuri urugo. Kuko mushaka gusanga Eva nta n'uruhare yabigizemo, nawe yarakunze nkuko nawe wagenda ugakunda. Eva nta ruhare yabigizemo kandi yaratanyuye akaguru bakamunyaramo akaba twite wa. Barayivuga impamvu. Bakubwira ko atwite. Umugore avuga ko twite bivuze ko ari we wakuye. Erega kuba twite ntabwo bivuga ko yakuye umugabo mu rugo rwe. Umugore yabivuze, wumvishe ibyo umugore yavuze. Erega naza nkavuga ibyo nshaka ko wowe wumva kuko nshaka kuba victime. Kabebe mu yandi magambo ufite ubwenge, ndakubwira impamvu. Ni ukuvuga ngo wowe umudamu amaze kutubwira impamvu umuntu yasenye. Wowe ngo tuye gushaka impamvu urugo rwasenyutse umutari kiwerewere, kandi bakubwira impamvu nyamukuru tumye urugo rusenyuka ari Eva. Ese Gatfaka nkubaza. Uri kuvuga nawe koresha ko muri sense hano turi gukina wowe. Buretse gato buretse kuvuga ngo umuretse gato se manda nawe urukomba nabonye ufite imyaka myinshi sibyo? Badukoresha ubwenge buke. Wowe hano tubonye umukobwa nyirubwite manza wumbi yodi, ariko sikugera umutima wa kinyamaswa manza wumbi yodi yo hano ubone ko utaba comment. Tega hano wumve, tega amatwi wumve, tega amatwi wumve, nta kibazo Imana yarafite. Nguteza amatwi manzo, tega amatwi, tega amatwi hano kandi nawe urire. Dore teta agiye kureba umuntu ugiye ufite imyaka myinshi. Mpamvu ijwi ryanjye batangaye. Uyu ni je wabipostinze, uyu ni umugore w'Nzungu wa mbere njyewe ndigeze mu umugore we. Uyu ni umugore wa Nzungu wa mbere. Mutega amatwi mwumve, mutega amatwi mwumve n'ukuri kw'Imana mwumve. Sinzi ibyo bipapuro bambaye masinye hariya. Ntabwo nzi hano aya makuru mwumva iyi audio. Uyaravuga ati niwe mugore mwibuke Nzungu yarasanze 18 yarasanzwe arongorana na Eva bakiri mu Rwanda bakiri abaroko, bahurira kwa Mutangana bakagenda muri Kezeni Hotel. Urukumva barasambanaga kuva mbere. Niyo mpamvu mudamu ari kuvuga ati ni umugore we wa zamani. Mukande kuri yogoro mwokapfa mwe, mukande kuri yogoro. Ndashaka kugira ngo wumve. Tapotera famille mutapinga screen. Noneho hano kwanza ariko muri kumvanga. Mpamvu mutari no kugira kinga sana. Manuka memanutse ibintu byo kwikubana namwe hanga mutarukanda kuri goro. Ibi bintu birambabaza Godfather ngasanga ndimo gucurangira abahetsi mukandi kuri iyo goro.
mukanda kuri iyo goro ni ukuvuga ngo ntabwo mwe mufata umwanya wo gusesengura that's the big problem